mw'abantu nje kwisobanura bwa mbere n'ubwa nyuma kubyo navuze ku muyobozi mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste. Ya mw'abantu uko mumbona njyewe uyu nguyu nubaha cyane cyane akarusho noneho aho nkomoka muri East Africa, abayobozi bose ko mubabona bose ndabubaha, bose ndabakunda, ngize n'amahirwe yo guhura nabo bose nabapfukamira. Uko nukuri kuko nta nicyo ndicyo, by the way munanabimenya. Ya mbubaha ku rwego mbabonamo nyine nk'akamana, nk'Imana, nirwo rwego nyine ubyumve. Iyo niyo myemerere yanjye. Abaroma 13:1 uravuga ngo umuntu wese agandukira abatware bamutegeka, kuko nta butware butava ku Mana. Haleluya. Imigani 21:1 uravuga ngo umutima w'umwami, ngo ni nk'umuperezida w'igihugu, ni uri mu kuboko k'Uwiteka, awerekeza aho ashaka. Icyo kintu mumaze mu cyumba. Na Satani aramwubaha. N'ikimenyimenyi niyo Satani ashaka kuza kubatera, niwe abanza guheraho akamutera. Wowe rero ushishikarijwe nk'aho umukristo, niba uri umwana mwiza, ahubwo sengera abayobozi bawe kugira ngo ubeho neza, ubeho mu mahoro. Noneho hano ndi gushaka kwisobanura ku muyobozi w'igihugu, nkavuga ngo nje nkaza ndi kubigisha ngo ntabwo ukwiriye gutinyuka kumutuka. Kandi ntabwo ndi hano ndi gushaka gukora propaganda, by the way. Nababwiye ngo sindi umurundi, sindagera no mu Burundi, mubyumve neza. Ariko ubundi ubuyobozi ubona wowe waba utabukunda, waba ufite opinion yabwo, buhabwa n'Uwiteka. Niba nyine uri kuri level yo kuba watekereza yuko umuyobozi w'igihugu adafite ubwenge, nyine serious tuvugisha ukuri. Kuvuga ngo umuntu wenyine ufite ubwo bubasha na capacity intelligent n'umuyobozi nkawe wenyine